Ndabasuje abakurikiranye Fofo TV show, nizere ko mumeze neza, umwami Imana abarinze. Utameze neza reka mubwire ihangane, uyu munsi ushobora kurarurira ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga, bwacya mu gitondo ukishima ukanezerwa. Ni byinshi bishobora kutubabaza turi muri ino si, ariko jya ugerageza wishakire ibikunezeza. Si byo nshuti zanjye, nutishakira ibikunezeza uzatagangara, nuhora ureba ku bantu uzabarebaho nta kintu uzageraho. Ufofo noneho ibi ni ibiki ndi kuvugara? Ni ibiki? Ariko najya ngo nkubwire nyine kugira ngo wiyiteho wowe ubwawe, ukora ikintu wumva kikurimo mu mutima, nimba ntawe kibangamiye wowe wumva kikunesheje, gikore utarebeye ku bantu. Nurebera ku bantu bazakuvuga uzatagangara. Nshuti yanjye reka ne kuvuga byinshi, nje kukwereka ukuntu watega igitambaro. Tuvuge wenda ugiye nko mu kazi, ugiye mu kazi ushatse gutega igitambaro, ibisuko byawe birashaje cyangwa se urabona umusatsi wawe utameze neza, nje hano kugira ngo nkwereke modeli ushobora gutega, abantu wabacaho bakavuga ati wawu, uyu muntu ni umusirimu. Sibyo? Narababwiye ko abakurikirana Fofo TV show muri abasirimu, twiga ibintu by'ubusirimu byo gusirimuka tugasa neza. Rero tugiye gutangira dutega igitambaro, ariko reka mbanze nkubwira aka kantu, ima amatwi ibyo bicantege byose, ima amatwi ayo magambo bari kukuvuga, wishakira ibikunezeza. Ati arambara ntaberwa, uri kumva? Shamara we, uyu munsi mbanza afite amagambo menshi yo kuvuga, ariko reka mbanze nkore igikorwa kituzanye. Urabona aka gatambaro mfite niko tugiye gutega. Hariho ndabereka modeli ebyiri zitandukanye. Hariho ababa bakeneye kuvanga bajyanisha n'imyenda bambaye, hari n'uba ukeneye gutega igitambaro kimwe. Reka mbereke rero duteze iki gitambaro kimwe ni gute twagitega tugasirimuka. Reba ko kimeze, ndasa nkuhinamo kugira kitaba kirekire, byayiterwa nuko igitambaro cyawe kingana. Ngiye kubereka intego idasanzwe ugiye mu kazi. Sinabwiye ko mbereka intego ebyiri, ndaje zose nziberekeye muri tuno dutambaro. Abakeneye bimwe bavanga nabyo ubutaha nzabishira, sibyo? Ubutaha nzabishyiraho rwose. Ntago waba warakurikiranye Fofo TV show ngo buri ntego watega, ndakubujije. Urabanza ukareba ati se iki gitambaro kiraresha. Urabibona kuntu mbirebye namaze gushyira ku mutwe, ugahita ureba ko bireshya, kubera ko ibintu tugiye gukora biradusaba ko igitambaro cyacu kiraba kireshya. Urabibonye, ni intego yoroshye sheri wanjye, ntabwo ari intego uzajya kubwira umuntu ati yintege. No, ndakubujije, yirebe gutya, wongere usubiremo uri kureba, uri kumva? Dore uko inyuma hameze, usubiremo uri kuyireba uyitega. Ntukemerere abantu ko noneho urasa nkuzana hano ku ruhande. Urabibonye? Ntago ntangiye, urasa nk'ubohamo gutya inyabubiri, urasa nk'ukora inyabubiri. Uyibohe ikomeye. Rero hano ushaka wongere use nk'ukaraga gutya, kuko dukeneye ko aka gatambaro akora gakomeye. Noneho urabona ukuntu ngize, ndahita nzana, reba nzungurize kuri runo rutoki, meze nkarage, nongere
kumva noneho aka ngaka nako ndagacisha hano munsi, ubwire iyo wayikomeje iyi modeli ntago ishobora guhambuka. Urabona modeli yacu ya mbere itoroshye? Reba nshuti, reba kuntu kano kantu kaba kameze. Uramutse ugiye mu kazi wateze gutya, umva abantu n'ukuri mwahura bavuga ati uyu mubyeyi ni umusirimu. Narababwiye ko tutagomba kwibagirwa utu tuntu. Ni byiza ko ugafite nta kibazo, utanagafite nta kibazo. Aka kantu bwako kaba kagaragara neza, nuko nagakoze muri kano gatambaro gashayininga, gafite kuntu kaba kagaragara neza no muri kino no mu bitambaro bisanzwe. Iyo wagakaraze ihwana ni intego iba iryoheye ijisho. Kadushyireho n'aka kantu turebe, uri kubona bimeze gute? Kariho cyangwa katariho? Andika muri komenti nimba ubona ko ari ngombwa ko twagashyiraho. Nawe wagashyiraho, reba inyuma. Okay, tugiye kwiga n'indi ntego ya kabiri, zose ziriho. Sibyandika muri komenti uko ubonye iyi ntego. Dutangire turebe n'indi ntego ya kabiri. Mbese iyi ngiyi yo uyibonye ute? Andika muri komenti ukuntu ubonye iyi ntego yacu. Wabibonye ukuntu twari twagakoze? Intego zidasanzwe kandi zitagoye habe na gatoya. Ubundi urafata aka gatambaro, urabona, ugahinemo, nanone uhinemo, kubireba, wongere uhinemo. Iyi paseri irahagije ku bintu tugiye gukora. Noneho nurangiza urahita uhinamo gutya, 1 2. Uri kubibona agafimbo hagati na hagati muri kano kantu twazinze. Sibyo nshuti yanjye? Modeli zidasanzwe rwose umuntu atega akaba akeye, ukaba wakigira mu kazi kawe usa neza. Intego zidasanzwe, uri kubona ko tumaze gukoramo nka 4. Sibona ko ari 4? Ako ndaje ndabereka ukuntu biraba biryoshye. Noho urahita ufata kino gitambaro cyawe ugitandukanye ahangaha, utandukanye urebe igikwira ku mutwe wawe. Urabibonye? Hariho abantu bajyaga babona nateze iyi ntego bakibaza ati se Fafo yabigenje ati? Ntabwo ari ibintu bigoye. Noneho hano urahita uza ukarage kugira ngo kitaza kuguhambukana. Iyi uyerekeza aho ushaka, nkunda kuyishyira gutya nkaha ku ruhande, nibwo mbona ari sawa. Noneho nyuma nakaraze, ubu ngubu aha ndahita nshishe gutya hano hejuru, kubera ko igitambaro cyanjye ari kinini, ari kirekire, ndagarura. Ariko kibaye kigufiya wahita ukubira n'inyuma, sibyo? Ndahita nkifata ntebezemo hano, ntebezemo,
ntago rero turi bugaragaze iyi fimbo, ntago aba ari byiza ko igaragara, niyo mpamvu tuba dufite utu tuntu. Se ni akahe byajyanana? Izi ni intege ebyiri zitandukanye, indi ya mbere wayibonye. Niyirebe nta kibazo, ni nziza. Ugatunganya iyi neza. Guys, urabibona uti, urabona ko ya fimbo itarimo kugaragara, mba nayihishishije iki, aka kantu. Hari n'akandi naberetse bajya bafungisha imisatsi k'udusaro, uramutse udafite kano kantu, ugafite niko wakoresha mu cyimbo cya fimbo. Uramutse uteze gutya ukigira mu kazi kawe cyangwa se ahantu, urabona ko nta kibazo, ntacyo byaba bitwaye. Rero ndabashimiye abantu mwakurikiranye Fofo TV show. Nsaba utarakora subscribe nakore subscribe, mukore like, mukore share, mutere na comment kugira ngo tujye turushaho kubana no mu bindi biganiro by'ubwenge tugira hano kuri Fofo TV show. Ndabashimiye rero, mugire umunsi mwiza, Imana ikomeze ibarinde. Bye.